Bakunzi bacu ba Karumeri TV, munyemere nongere mbasuhuze kandi mnabashimire aho muherereye hirya no hino. Mbashimire uburyo mujya mubana natwe mu buzima bwa buri munsi, uburyo muduhamagara, uburyo mutwandikira, uburyo muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye n'izindi nkunga zindi mugenda muduha. Turabashimiye aho muri hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Natwe rero twayemeje kujya tugenda tubaganiriza, tuzana n'ibindi biganiro byiza by'ubuhamya bigiye bitandukanye kugira ngo twebwe twese aho turi dufashwe n'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku muhamagaro, guhamagarwa, uwahamagawe. Mbese umuhamagaro ni iki? Mbese ninde uhamagarwa? Ahamagarwa habaye iki? Mu buzima busanzwe uhamagarwa n'uhamagara aba ari abantu babiri. Hari uhamagara hakaba n'uhamagarwa. No mu buzima busanzwe umuntu araguhamagara ukamwitaba, ariko uyu munsi umuhamagaro tuvugaho ni umuhamagaro Imana ihamagara abantu, ibahamagariye. Ese bahamagarira iki? Ese ihamagara nde? Ese imuhamagarira hehe? Nakuzaniye ikiganiro kivuga guhamagarwa n'Imana. Reka nkubwire ngo umuntu wese ugiye guhamagarwa, umuntu wese Imana yiteguye guhamagara, mu ijuru inama iraba. Mu ijuru Imana ikoresha inama kuko ati tugiye guhamagara umuntu runaka, duhamagare Claude, duhamagare Claudine se, duhamagare Jacqueline se, duhamagare umuntu runaka, tumuhamagarire gukora umurimo umeze gutya, uteye uko nguko. Ntabwo tuzi bivugirwa muri iyo nama, ariko Imana itegura inama nk'uko Imana yakoze inama igiye kurema, bavuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Byumvikana ko hari habaye inama. Tugenda tubona abantu benshi muri Bibiliya bagiye bahamagarwa kandi bakitaba umuhamagaro w'Imana. Uzasome mu gitabo cy'itangiriro uzasanga Imana ihamagara Aburahamu. Iravuga ngo Aburahamu imaze kumuhamagara aritaba. Iravuga ngo va muri Uriya b'Abakaludaya uze ujye mu gihugu nzakwereka, nunyumvira nzaguhindura umugisha, uzaba ubwoko bukomeye, kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Guhamagarwa n'Imana ni umuntu Imana yatoranije, imutoranirije gukora umurimo runaka, imutoranirije kumutuma ahantu runaka. Imana ijya kugutuma, ijya kugutoranya kandi yakwizeye, yakugiriye icyizere. Dufite abantu benshi bafite umuhamagaro w'Imana, bagendana n'umuhamagaro w'Imana. Imana imaze guhamagara Aburahamu yamubwiye ibyo bintu bikomeye, ati nujya mu gihugu nzakwereka, unyumviye nzaguhindura umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umuntu ukomeye, izina ryawe rizavugwa, izina ryawe rizamenyekana, abana bawe ntibazabarika, bazaba nk'umukungu wo ku nyanja niwumvira umuhamagaro. Ariko muri iri jambo ry'umuhamagaro habamo n'ibintu bikomeye byinshi Imana itajya ivuga. Ijambo ry'umuhamagaro rero ribanza kuvuna, ribanza kugora. Ni gute Imana ihaye Aburahamu umuhamagaro ariko hagashira igihe yarabuze urubyaro? Wabyumva ute ukuntu umuntu ahamagarwa ariko akabanza kumara igihe kinini yarabuze urubyaro, atabyara, nyamara Imana yaramwemeye ikamuhamagara ikamutuma? Nakuzaniye ijambo rivuga ngo nimba ubitse, nimba uri kumwe, nimba ufite umuhamagaro w'Imana ariko ukabonerwa uhura n'ibyago, uwo muhamagaro ntuzakuraho ibyago, ariko Imana irakwizeye, ariko Imana iguhamagarira kugira ngo uyikorere. Uzasome muri Bibiliya uzasanga Imana imaze guhamagara Aburahamu yahuye n'ibyago bigoye. Ni gute Imana ihamagara Aburahamu ariko umugore w'Aburahamu, ndavuga Sara cyangwa se Sara, agashaka gucyurwa n'abandi bagabo, bakajyana bakajya mu cyumba bagakinga? Reba Imana ihamagaye Aburahamu, reba Aburahamu azi ko umugore we bamutwaye, bagiye kuryamana nawe, bagiye kumusambanya. Ibaza Aburahamu akongera gutekereza uburyo Imana yamuhamagaye. Ni Imana yampamagaye, ni Imana nkorera, umugore wanjye baramutwaye, nagize kuba nta bana mfite, none ngize no kuba mbuze umugore wanjye, none ngize no kuba ndi mu gihugu Imana yamvanye mu gihugu cy'iwacu ikantuza mu kindi gihugu. Byanze bikunze mu muhamagaro umuntu aravunika, mu muhamagaro habamo ibibazo, mu muhamagaro habamo intambara, ariko ndakubwira ngo uwo murimo uri gukora ibyo urimo ni Imana yaguhamagaye, byihanganiremo. Imana ihamagara Sawuli, ndavuga
atarahinduka nyine yitwaga Sawuli, ariko amaze guhinduka yitwa Pawulo. Imana imaze kumuhamagara, ni gute Imana imuhamagaye ariko muri uwo muhamagaro hakavamo no kumeneka ijisho, hakabamo kubura urugingo, reka mvuge kubura urugingo, akabura urugingo kandi ari mu muhamagaro. Ni gute Imana imuhamagaye ariko ikabanza kumukuramo cyangwa se kumwica ijisho kugira ngo abone kuyikorera? Ese Sawuli cyangwa se Pawulo yakubaza, ese ni Imana impamagaye ariko ikabanza guhita n'ijisho ryanjye? Ni Imana impamagaye ariko ikabanza kumvanamo ijisho nkagira ijisho rimwe? Mbese ni Imana impamagaye ariko nkabanza kubura urugingo? Yabanza kwibaza kuri uyu muhamagaro. Ariko ni Imana cyangwa se ni umwami wari umuhamagaye, kuko umwami waze kumuhamagara ngo urinde mwami uwo ndenganya nanze nkakwizera. Reka mubwire we mushiki wanjye, we mwene data, mukuru wanjye, we mushumba, pastor unkurikiye, mwarimu, muyobozi, we mukozi w'Imana unkurikiye, uri mu muhamagaro. Ariko umuhamagaro ufite ntukuraho inzara, ntukuraho ibyago, ntukuraho intambara, ntukuraho ingorane, ntukuraho akaga, ntukuraho amakuba, ntukuraho amagambo, ntukuraho guseba, ariko uri mu muhamagaro. Reka nkubwire wowe udukurikiye, ita ku muhamagaro wawe. Niba mwanditse mu bahereza ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvisha kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana iguhamagara ibyo wumvisha. Nawe se ni gute Imana ihamagaye Yeremiya wo kwa Herukiya mu batambyi? Yeremiya Imana iramuhamagara, imubwira amagambo akomeye ati Yeremiya aritaba ngo ndakuzi, nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, nagushyizeho gusenya, ngushyiriraho kurimbura, ngushyiriraho kubika, ngushyiraho kugenda hejuru y'ibihugu, hejuru y'abami n'abatambyi. Ni gute Imana ihamagaye Yeremiya ikamubwira amagambo aremereye nk'ayo yo gusenya, yo gutera, yo kurandura, yo kubika, yo gusenya, kugendera hejuru, kuvuga bigakora, ariko akabuzwa kujya mu birori, agahanurira mu nama, akajya ngo igihugu kibanye umusaka, agahanurira mu buryo bagiye kunyagwa? Ni gute Yeremiya Imana imuhamagaye ariko bakamufungira mu rwobo, mu isayo, bakamuboha, bakamukingirana mu gikari cy'ubwami, bakamutoteza? Yeremiya byagiye babwira Imana ngo waranshutse nemera gushukika, ariko ngo reka nshuke ni mu gihe undusha ubwenge. Ariko nanone niyo manganyije ngo simpanure, numva mu magufwa yanjye hari kwaka umuriro. Uwo ni umuhamagaro. Ariko umuhamagaro ntukuraho ibyo byose, ntukuraho inzara, ntukuraho kwangwa, ndetse no kubura abantu ntubikuraho, ntukuraho kubura umugabo, ariko ukaba uri mu muhamagaro. Turaza kuvuga impamvu ibyo byose bitavaho uri mu muhamagaro. Hari igihe ushobora guhamagarwa ukitaba umuhamagaro ariko ukagira ngo ugiye kuba umukire ukomeye, ugiye kuba umuntu uremereye. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Imana ikiguhamagariye ni ukuyikorera, nubwo ibyo byago bitavuyeho, ariko uri mu muhamagaro w'Imana. Ni gute se Imana ihamaguye umwami Yesu ahamagaye Pawulo, nako ahamagaye Petero, agahamagara ba Yakobo, ariko akababwira kureka kuro, akababwira kureka gusiga ibyabo, aho ngo musige ibyanyu. Ariko Petero amubwira ijambo riko ngo nkatwe twasize ibyacu tukagukurikira, tukabisiga kubera umuhamagaro, tugata inshundura kubera umuhamagaro, tugasiga abana kubera umuhamagaro, tugasiga abagore kubera umuhamagaro. Mbese bizagenda gute? Yesu avuga ijambo riremeye ngo abantu mwasize ibyanyu kubera umuhamagaro mukanyitaba, aho ngo mukiri muri iyi si, mukiri mu buzima busanzwe, nzabakubira inshuro 100. Ngo ariko si ibyo byonyine, nzabaha n'ubugingo buhoraho. Imana iduhamagarira kubona ubugingo buhoraho, ntabwo iduhamagarira kubona amafuso, kubona ama etaje, nubwo bijya biza mu muhamagaro, ariko iduhamagarira ubugingo bugize gute? Buhoraho. Ibyo byago uriho rero ntibikuraho ubugingo buhoraho. Byakuraho inzara, byakuraho kubura abana, ariko ntibikuraho ubugingo bugize gute? Buhoraho. Twagenda tubona abantu benshi muri Bibiliya bagiye bahura n'imihamagaro, bagahura n'ibyago mu muhamagaro, ariko Imana iduhamagarira kubona ubugingo buhoraho. Nyemerera duse n'abasoreza ahangaha. Twavuga abantu benshi bagiye bahamagarwa, na mukristo yarahamagawe, ariko amaze guhamagarwa ahamagarwa kuva mu mudugudu yararimo, ategekwa kujya mu wundi mudugudu, ariko abari kumwe nawe ntibamenye ko yahamagawe. Reka mvuga ngo abo turi kumwe, abo muri kumwe, abagutoteza ntibazi ko wahamagawe, ariko ni wowe uzi ko wahamagawe. Niyo mpamvu ngeze ngo ngenda umukristo mu mutima. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, icyo ni ikintu kimara umubabaro, icyo ni ikintu kinteramo ibyishimo n'amahoro n'umunezero. Anshuti mudukurikiye kuri Karumeri TV, munyemere dusoreza ahangaha, ariko naje kubwira ngo ni Imana yaguhamagaye. Uri mu muhamagaro, biravuna, birababaza,
birababaza, biratesekesha, bituma rimwe na rimwe unanasuzugurwa, rimwe na rimwe ukanangwa, ukabura ahantu ho kuba, ukabura ibyo kurya, ukabura ibyo kwambara. Nyamara ari Imana yagize gute? Yaguhamagaye. Nyemera dusenga Imana ugume mu muhamagaro. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora Imana izabikora. Muri ibyo yavuze ngo ntago Imana ihamagara abakomeye, ntihamagara aboreje, ahubwo ikomeza ishyigikira uwo yahamagara. Uri mu muhamagaro w'Imana, ariko uri guhura n'ibyago bikomeye. Wikubaza byinshi, uri mu muhamagaro w'Imana. Nyemerera uri rero adusenga Imana, usengere umuhamagaro, usenge Imana igukomeze, isenge Imana ikomeze ibane nawe muri uwo muhamagaro, kugeza igihe uzongera kumva undi muhamagaro. Abera bo mu isi tuzongera twumva undi muhamagaro. Umwami azahagarara ku bicu ari kumwe n'ingabo ze, narangiza duhamagare, ngo azaduhamagaza ikivugirizo, niturangiza tuzitaba umuhamagaro wo kuba mu bwami bw'Imana, uko mu buzima bw'iteka ryose tuzongera twitabe undi muhamagaro. Imana ibampere umugisha. Nyemerera rero aho uri dusenga Imana, wumvishe ko neza uri mu muhamagaro. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko uyu mwanya twakira ijambo ry'uko turi mu muhamagaro. Abasore, abakobwa, abagabo n'ababyeyi, umuntu wese ukurikiye Karumeri TV aho ari hose akaba ari kunyura mu makuba, yikwibaza uko ni umuhamagaro. Yohana ngo ari mu nzu y'imbohe, Yohana ari muri gereza, yatumye kuri Yesu ngo mugende mumumbarize nimba ari we, nimba ari wa wundi navuze, nimba ari wa wundi nahamije. Ariko yari we, yari Yesu yahamije. Yesu nawe amutumaho amagambo akomeye, naje kugira ngo wikwirirwe uvuza induru, nuko uri mu muhamagaro. Mana, ndagushimiye ko abantu ugiye kubakomeza bakaguma mu muhamagaro wabahamagaye. Senze nshima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibampere umugisha, n'umwari mudukurikiye, tuzasubira.